tukareba nkaho iwangu icyo basigaye bavuga icyo nzi cyo bavuze ko turi abatekamutwe ariko bashaka no kurya ko ariko twari tuvuye kureba tukitwaza ibintu tukareba nkaho iwangu icyo basigaye bavuga icyo nzi cyo bavuze ko turi abatekamutwe ariko bashaka no kurya ko ariko twari tuvuye kureba tukitwaza ibintu abavandimwe babiri nimba ndi inshuti yanyu nshaka kumenya ikintu uzira ni iki urumva kandi umenye ko ubuguha amakuru yose ndayafite none se uri polisi wowe ushinzwe iperereza amakuru yose ibyo ntago bikureba wowe icyo nshaka kumenya subiza ibyo ndi kukubaza reka wigize umuntu ushinzwe iperereza wigize polisi ariko wowe urabona kuba twarabiguhisha ari uko kwanga cyangwa ni uko none se ni ukunkunda mumpishira iki se nakubwiye ko hari ibintu byinshi twakurinze nabyo kuvuga ngo ngiye n'umugore wanjye ngo tugira ngo twaragushushanyije hari igihe ushushanya umuntu sibyo ukamubeshya ariko ushaka gukiza ubuzima bwe none njye ntabwo nshaka ko mukiza ubuzima bwanjye ahubwo njye nshaka gukiza ubwawe none kuko ndabona ari uri mu maso noneho ugiye kuba Yesu uje kutwitangira oya mfa nkubwiye Dominique nimba ndi inshuti y'umuryango wawe oya wumva ibintu byo kubango nimba ndi muri uyu muryango mpagenda urumva nshaka kumenya ni iki baguhora kuburyo nanjye neregana hari ikintu nabafasha ako urabona ko nta kintu nabafasha niba hari ikintu ushaka kumenya kuri uno muryango cyo niba ari ikintu ushaka kumenya kuri uno muryango uzamenye ibindi ariko biriya byo ntabwo wabimenya uzamenye ibindi ariko biriya ntabwo wabimenya ntabwo natwe dushaka gushira ahantu habi sibyo ako sizo muhungirira n'iziki ngiye byose ibintu nakubwiye ko ako si ubwa kabiri mbigusobanuriye si ubwa kabiri mbisubiyemo ushobora kuba wowe uri kugira ngo ni ikibazo cyoroshye ariko ni ikintu gikomeye ahubwo ufite ikibazo gikomeye umva urawudanangiye bikomeye kandi nyamara uzi ubwenge wambwiza ukuri hakiri kare bitazagukomerana umva ibintu byose nabiganiriye n'umugore wanjye sibyo bajya kumanika biriya bipapuro twari tubizi ko nawe uri umwe mu bazabimenya bajya gushyiraho ntari amatangazo sibyo twari tuzi ko radiyo zigera muri 3 zose bashize ari amatangazo twari tuzi ko uzabyumva sibyo kuki utibaza impamvu tutaje ngo tubigusobanurire ngwino hano niko ibi ni ibiki icara ngaho umbwire neza mbere ibi ni utangiye gukora izi saha ukiryamye ntabwo bishoboka ni gute uryama inzu ntikorotse ibiryo ntibyari byashya ntiwamesha imyenda ntiwogesha ibyombo ni gute wifata ukaryama noneho n'intege imbaraga ntazo no guteka umuceri uranukira ndagupfa umva uzi uri kunsetsa uri kunsetsa ukanambabaza byose icyarimwe mbere ibyo simbishaka ibintu byo kwifata ukigira umwamikazi hano ntabwo turi bwami please byakunaniye nkohereza iwanyu mbwira ibintu by'ubunebwe simbikunda uvugishwe ni sangapi reba igihe mba niriwemo mu kazi ndi kubara amafaranga byancanze naza ngasanga uriryamiye regura tuje ibyo ni ibiki nanjye bigasingewe ninde mbere se waraza ugasanga sinatetse ninde nta soni ngo wakunukiye koko tuvugishe ukuri aho ugeze ahangaha uri umuntu wo kunukirwa ahubwo ndaryama ndicara ahantu nkasinzira aho nicaye n'akabaraga nako umva rero Belinda ndakora nkishyura inzu nkahaha ukarya umva sindaro ni 500 bya biza bikambira ati fi akira ubiteranye ugure n'agafuka k'umuceri wapi nakubwiye ko iyo nzazana ari cyo uzarya ibintu bifata ngo ngiye kuruka ngo ibyo simbishaka nabyo nkeneye ngiye mbwira twumvikane nimba bikunaniye ngira ngo uhite utahe mbabarira shyiramo nako buvanga ngira ngo uhite utahe ngo yerekeze ugeze Nyabugogo imodoka uyifata utahe wanjye ubuse natahana iki
nataha n'iyinda niyo bantumye basi wanashyizemo ko wigeze kubyara basi bambwire njyewe narabyaye ariko sinigeze nifata ukuntu ngaho ubutotsi ngaho ibyo ni ibiki koko kuko niwe wa mbere ubyaye wumve ngo sinzi n'igihe nta nubwo nta n'isaha we reba isaha zigeze mbarundebere nanjye nashidutse zageze uretse wowe umbatuye mu buriri nta nubwo nigeze menya ngo bwanakeye beri ngaho reka tuvugane tubigenze dute mbwira tubigenze gute ibi ntago byavamo ntibyavamo pe mva nkubwire ndabirambiwe mva ndakurambiwe pe mbikubwira ubimenye mbere ndakurambiwe umva ndateka ibiryo nkumva ngiye kuruka nkumva mana yanjye umutima ugiye guturika noneho gusinzira nimba nirambitse cyangwa nicaye nkara mu ntebe tayari mpita nsinzira washizemo nimwe basi ukamenya ko wabyaye ukumva ukuntu umuntu iyo atwitamira beri zinga utwawe utahe ngo hamagare mama wawe akwitegurira sinabivamo simbabarira basi utanzajya ngerageza ndebe ko nabishobora reka ubu ngubwo ko ejo nzajyana iki mu kazi nzajyana iki basi ngiye kwihangana nyimese nubwo nta mbaraga ariko ndagerageza ariko utanyirukana turarira kuki iyi nzu yagize umuntu uza agasanga hameze gutya ndaje nemere nihambe mbifu kutihambye karese kuko uba ushaka kumvugisha amagambo menshi ushaka kubona isura ngiye nyayo namenye ko bwakeye nukuri wasize ubivuze ariko ni no marembera y'ibitotsi sinigeze nanagira nanjye sinzi n'ukuntu nanjye nasinzire nkageze isaha akumbabarire rwose ntunyirukane we mama yanyica sibyo yenda kurangabara nicyo kukubwira rwose nibyo nyira nzakwirukana ugende nzagusubiza iwanyu kuri ushaka wabyumva sibyo nawe warabyaye uzukunde ntukambwire ngo narabyaye ntabwo mbebeye ko nabyaye sibyo ibyo jambo ntuzongeye kurivuga mba ngira ngo nawe oya narabyaye I know ntuzongeye kubinyibutsa warabyaye nanjye warabyaye narabyaye ndabizi akuntu natekereza reba situwasiyo urimo urebe n'iyanjye wowe nabyo bihuriye hehe mama numva ngiye ndimo no gushya umubiri wose wowe kuba uri hano uzajya ukora buri kimwe ngo utegetse urumva icyo nkubwiye ugomba kugikora nimba atari byo umbwire nza n'umukozi ntahangayikaze noneho uza ahantu ndi guca mu nzira abantu batajya banaca menya ari inzira z'inyamaswa gusa ubaye njyewe se kandi niba nawe njye hano noneho ndimo ndasesera hari abansubizayo ngo hano nta nzira ihari aho kawungenduruka nubwo umuntu aba gukata mu mazu y'abantu ngo hari abo ngaho nenda no kwinjira mu mazu yabo njyega nkubwize ukuri nubwo umuntu aba aseka akakwihorera kundi byose ni amakosa yawe ahangaha turi hose ni ukubera wowe ubundi niho abonye umuntu ujya kuroga akahita anavura uwaroze umva icecekere noneho uwabumpa noneho uwampa andi mahirwe umva noneho nahitamo nazo yaje amahirwe aza rimwe mu buzima ubu ni wowe utahiwe rero guma hamwe ubundi mwana yanjye njye ubundi aho ubu ngubu sinakaba ngendana nawe sinakaba nanavugana nawe akosesheje reka nkwereke n'inkoko ubwayo cyangwa imbeba bimwe batega imbeba ngo zizengereje ngo abantu ugasanga bazihaye imiti n'ibyo ngibyo sinigeze mbikora iyo uvuga kwica umuntu iyo uvuga ko utabishoboye si umuntu agashaka ubundi buryo aho kugira ngo basi cyo kubikora bipfe ubu turi guhirwa hejuru yawe nanjye nzi ko ntibubishobora ariko nabonye umuntu ansambanye ndavuga reka kugira ngo uhuruze imiti mbese iyo ubanza ukahamagara fiyo ukamugisha inama byose ubikora wahubutse utatekereje ibyo nari kubitekereza mbona umuntu ari gupfa ariko none se wari umushyiriye se yari ifi umuhaye kugira ngo abyibuhe wari wimuhaye kugira ngo yumve yishimye ntwaye yo kugira umva ahubwo ikintu nari nibagiwe ko buriya burozi bwica vuba basi iyo mbumuha agataha akajya gupfira iwabo noneho yahise afatirwa aho ngaho
bita ningira ubwoba gusa wowe urumva ibintu byo kwica ntabwo nari ndi kamubwiza ukuri rero aho ngaho rwose ntimwandenganya ariko ubu ngubu ubone twakurenganya reka bivuze ashize amanga nta n'isoni twakurenganya ivana ku ibyo ivana nari mbizi se ngo baroga umuntu nyine ko utari ubizi kuki wagiye kubyishyiramo utabishoboye nari nzi ko ndi bubishobore ariko nabonye Dominique atangiye kugira amaboko gutya atangiye gukubita amaguru iyo ukunga asundi ukamuva imbere wenda agapfuta n'ahari nari kumuva imbere umwana nawe ari aho ngaho ubu rero ni wowe ugiye gupfa hejuru y'ubugoryi bwawe amaso yacu ari ku mutwe wawe kuko byose ni wowe ariko nk'ubu ngubu nkarota yagarutse urumva noneho ishize bukaburabuzanya inzu yaje tuza rero ntibikibayeho Dominique ageze ahubwo uvuga ngo ugize ibyago ukabona yaje agukuraho umutwe kuko ibyo kongera kubona amahirwe yo kumwica ntawe usigira ubona nsigaye ndota ariko ari kunyica neza neza agiye kundangiza ibyo ni ukurota noneho uzabibona live ubyibone bya nyabyo kuko nta n'icyo dusigaje kuri abantu bagiye kujya banyita umusazi nkabona ndimo ndacengera ngo ndimo ndashaka inzira wowe basi urabikwiye ubuse twebwe wowe urabikwiye kwitwa umusazi kuko byose ni wowe niwe wabyishyizemo abavandimwe babiri abavandimwe babiri umwana muto mufata nabi ntimuzi ko gato gakura abavandimwe babiri